Banza wumva aka kantu ho gatoya. Ubwashize nakoze video mvuga ku kijyanye no gusevinga amafaranga cyangwa se kwizigamira amafaranga. Hari abariplayinga kuri WhatsApp, hari abariplayinga kuri YouTube, hari abariplayinga kuri TikTok. Nende kuvuga ku kintu cyo gusevinga amafaranga. Sometimes bamwe barasubiza bariplayinga ngo gusevinga amafaranga birakomeye. Ngo ntago uzi struggle ziri hano hanze gusevinga amafaranga birakomeye. Struggle ndabizi ko zihari nanjye ndazigira. Ariko impamvu ngo gusevinga birakomeye nuko utazi ko noneho icyo byaguteza. Ikibazo byaguteza ari cyo gikomeye cyane kurusha izi struggle uri kuvuga. Ndabyibuka neza ndagira ngo wibuke neza muri covid igihe bari bamaze gukinga ibintu byose, ntawe uri kujya gukora, ntawe uri guhemba abakozi, tutarimo turahembwa, turi mu rugo, amabutike nayo afunze akagira gutya agafungura kugira ngo abantu bahahe ibyo kurya babike. So umuntu wabashije kurya, umuntu wabashije kubika ibiryo yari umuntu wari ufite amafaranga. Ayo mafaranga rero ntago ari ayo bahembwaga kuko ntago kampani zose zari zigihemba. Ni umuntu wari warabitse amafaranga, eske yari yarasevinze amafaranga, kumwe umuntu agenda sevinga amafaranga bihoraho. Nyine aba afite amafaranga ashyira ku ruhande mu gihe yakira amafaranga cyangwa yahembwe. Umuntu wari ufite ayo mafaranga ni umuntu wabashije kubika amafaranga, wabashije gusevinga amafaranga. Abandi bafashwaga n'imiryango yabo cyangwa se ugasanga nyine ibintu birakomeye. So abandi babashije kurya nabo leta nyine mu mirenge yagendaga ihereza ibiryo, ibazaniye ibiryo. Umuntu we ubashije kurya ni umuntu wari ufite amafaranga. Umuntu wari ufite amafaranga rero batamuhemba ni umuntu wabitse amafaranga. Rero haramutse wanga gusevinga, ubundi gusevinga nta nubwo binakaze nyine keretse ku muntu utazi intego yawe. Gusevinga bishobora kugufasha mu gihe ugize ikibazo, mu gihe uhuye n'ikibazo gitunguranye, mu gihe ku kazi bakwirukanye, mu gihe ikiraka wari ukoraga cyanze utungwa nayo wasevinze. Haramutse haje ikindi kibazo rero kimeze nka covid cyangwa n'ibindi byose bigenda biza, ikintu cyonyine kigutunga nibyo wabashije kubika mu gihe cyo gusarura. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, niba ari ikintu bino bintu bigukozeho, niba wumvise ari akantu ugiye guhindura, kora like, ukore na follow, nangize ugahereze mushuti wawe uzi ko nawe gusevinga byananiranye. Iki kintu ugomba kugikora.